Amahoro y'Imana akomeze abane namwe aho muherereye hose, haba mu bihugu duturanye cyangwa se hirya no hino i Bwotamasimbi mu mahanga. Ndabakunda cyane kandi nkaba mbizeza ko imbere hari ibintu byinshi tugiye kuvugurura. Ubu ntabwo wenda turakora ibintu ngo binoge nk'uko tubyifuza, ariko reka tubanze twanoza ibijyanye na monetize, kuko ibyinshi twamaze kubikora, ibisabwa twamaze kubitunganya. Ababimenyereye, abazi bya monetize bo barabizi, bazi ko ni urugamba, ntabwo biba byoroshye. Buriya ibyo umuntu aba ahanganye nabyo ari byinshi, ariko turabashimira ko mutigeze mutuvaho, kuko hari n'igihe twigeze kumara iminsi tudakora, ariko ntabwo mwigeze mutuvaho. Mwakomeze kudutera inkunga, imbaraga. Gusa rero natwe ntabwo turi abantu batazi gushima, ntabwo turi ndashima, turabashimiye cyane. Navuga ni rero hano tubakorera ibiganiro mu buryo busekeje, harimo nk'urugoyi, mundu amakuru ganyu, mukomere cyane, turabakundaga. Cyangwa se mu rurera, nta icozi ico ni uko ibintu byose bigomba kugenda neza ku murongo, tukaguma mu rugo mujo. Ibyo byose tuzatubikora, ndetse n'abavuga ururimi rw'induga nabo bakaza. Mukomere cyane, turabakunda cyane, tubifuriza amahoro y'Imana, kuko igihe cyose namwe ntabwo mudutererana. Nubwo wenda n'ikirundi tutakizi, tukivuga mugabo, n'izindi mvugo zitandukanye. Uko wifuza hano kuri YouTube channel muzi yakurinze, niko ugomba kuvuga.